birabagora cyane kubicamo ndangariza n'abantu ngo iki ni igihe cyo kwegera Imana cyane, ni igihe cyo kwegerana n'Imana mu buryo bufatika, kubera ko iminsi ije irakomeye, ariko nyamara wegerana n'Imana, Imana izamwambika imbaraga kandi izamurinda. Rero birabagora cyane kubitambukamo niba badasenga basaba imbaraga. Abantu be gusaba ubutunzi kubera ko n'ababufite bagiye kuburo babwerekeza, ahubwo abantu nibasenge basaba Imana umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga muri ibi bihe, kugira ngo uyu mwuka wera uzabashe kubana nabo mu gihe gikomeye. Kubera ko turi mu minsi ikomeye, ndetse kandi tugiye kwinjira mu bihe bikakaye, ariko abazabana n'Imana, abazagendana n'Imana, Imana izabarinda kandi izabahisha. Rero ntabwo uzarindwa na mwene wanyu, ntabwo uzarindwa n'amafaranga utunze, ahubwo uzarindwa n'Imana. Kandi kugira ngo urindwe n'Imana birasaba ko wemera kuba intama y'Imana, kuko iyo ubaye intama y'Imana biravuga ngo ziramuzi, iyo zumvishe ijwi rye zigira gute, ziramumenya zikamusanga. Rero ntabwo uzamusanga kandi utumvishe ijwi ryiwe, birasaba kugira ngo wegerane nayo. Ariko icyo Imana ishaka nuko abantu duhindura uburyo tukagira imyumvire yo kumva ijwi ry'Imana, tukumva icyo Imana ishaka, Imana yavuga tukayumva, ndetse kandi tukayumvira tugahindukira, kubera ko icyo nicyo Imana idushakaho. Yego. Abantu bari kujya mu matiku, bari kujya mu bitandukanye, aho kugira ngo bafate umwanya basenge. Hari abanyamakuru benshi batandukanye ubona bari kujya gukora inkuru z'amatiku gusa, aho kugira ngo bakore inkuru zo kubwira abantu kwihana ndetse no kuva mu byaha. Bari kujya mu matiku, bari kujya mu manyanga, ariko bagiye gutungurwa. Reka ngurangirize abakozi b'Imana benshi, ntimuze kuntera amabuye, ndabazi. Imana yagiye ibambishurira cyane. Uzi ko natunguye Imana imbishurira, mbona abakozi b'Imana benshi bajya gushaka imbaraga mu bapfumu. Hari abajya gushaka imiti y'igikundiro mu bapfumu. Ngo nibicara kuri iyi kamera nibavuga abantu babakundi, yavuga agashitura abadiyasipora bakamurundaho amafaranga, ariko byaragiye mu bapfumu. Ejo bundi ugiye kubyumva, kubera ko hari abantu benshi Imana igiye kugira akabarori kuri iyi mihanda, ndetse kandi byatangiye bizanakomeza. Imana igiye kugira abantu akabarori. Naratunguye cyane abantu bitwaga ngo bari abakozi b'Imana, bawe gufungwa kwe bari bamugereye mu bapfumu, birahurirana nyine baramujyana barabihanura. Yari yagiye mu bapfumu kubaza ati bimeze gute, ati shaka kuriya muntu bigenda gutya. Urumva? Yego. Aza kuri kamera ngo Imana yamubwiye ngo yongwe. Rero hari abakozi hari abitwa ngo ni abakozi b'Imana benshi bari kujya gukura imbaraga mu bapfumu, ariko nababwira ngo Imana igize gute, Imana irabamanukiye. None tuzabamenya gute? Uravuga ngo tuzamenyera ku mbuto, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Kandi abadiaspora mujye mwirinda guhereza abantu amaturo mutazi neza. Hari abantu batanga amaturo bakajyana mu bapfumu, yagwiteza bari kurisha iturufu yabo bari bo kera, ariko ntibakiri bahubwo bari kujya gushaka imbaraga mu bapfumu z'igikundiro. Nibo babandi bahanura bagasambana, kubera ko umwuka ntago ari umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana ntabwo ubangikanywa. Ntabwo ubangikanywa n'ubusambanyi, ntabwo ubangikanywa n'ubujura, ntabwo ubangikanywa n'ubusinzi. Oya, ni ibintu bitandukanye, kubera ko biravuga ngo igihe cyabo kirarangiye. Imana ije kubamanura kuri izo ntebe bicayeho. Yego. Imana ije kubitsa Imana ije kubaca nk'uko yaciye Kayini. Yaramubwiye ngo ubaye igicamu cywereye, none ubaye n'inzererezi. Uko niko bano bahanuzi Imana igiye kubagenza, bihakanye imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo uzamenya umukozi w'Imana gute ko abenshi turi gusanga bagiyeyo.
icya mbere naratangaje ndavuga ngo mbere y'uko uza Daniel ngo ngusengere nawe banza usenge, iyo ngiye kubwira nawe wayibwiye yakumva. Ikindi bano bapasitoro, bano bashumba, bano bahanuzi ntibera imbuto. Gusambana barasambana, kunywa inzoga banywa inzoga, kubeshya gutukana baratukana. Ngira ngo ujye ubabona baza hano kuri iyi mihanda bagatukana. Nimba umuntu yamukoreye nabi akamutuka, bafite ibitutsi mu kanwa kabo, bafite amagambo y'uwese mu kanwa kabo. Rero ntabwo iyo Yesu ari muri wowe arakuyobora, ariko iyo atari muri wowe hari undi mwuka uba uri muri wowe niwo ugukoresha bibi. Rero na Yesu Kristo uri muri bo, nicyo tugomba kumenya, tuzabimenyera kuri izi mbuto zabo. Nta mbuto bafite. Ijambo ryaravuze ngo igiti Bibiliya iravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Hari inzira igiye kuza, nta n'igiye kubera abantu benshi ubuhungiro. Iyi nzira Imana igiye gushyiraho igiye gutuma abantu benshi babona ubuhungiro, ariko kandi ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo. Yego. Abivanze bakandura imitima, abivanze bakajya mu busambanyi, abivanze bakajya mu bujura, abivanze bakajya mu businzi. Wa mu diaspora, wowe uri muri Afurika, uri mu mahanga, Imana ikeneye kuba maso muri iki gihe, ukarinda ibyo kwizera, kugira ngo umucyo ukurimo utabasha guhinduka umwijima. Icyo nicyo kintu Imana igukeneye. Ureka kwirara, fata umwanya kugira ngo nawe iki mana wankundiye iki ibyo abantu bagenderaho nta na kimwe. Kanizere ko umeze neza kandi uri amahoro, ukurikira kandi ukunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose aho uhereye hose, rero hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Mwese ndabasubiye kandi mbifurije guhirwa, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugubwa neza, urukundo rw'Imana rubabonekeho, umugisha w'Imana ubasesekareho, kandi nkunda kubwira abakristo gufashwa n'umwuka wera nabyo bibabonekeho mu byo mukora byose, mu byo mwekejeho amaboko byose. Imana ibagirire neza, Imana ibahaze uburame, muzarame mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel, umukozi w'Imana. Imana ihamagaye rwose, yambaye neza ariko murakoze cyane. Turashima Imana kuko niyo iba yabikoze, ikora mu kigega cyayo, harimo imyambaro, mu kigega cyayo hari byose. Wambaye neza n'ukuri kose. Imana iguha umugisha, urakoze. Meze neza ariko tumeze neza, turashima Imana. Weekend yagenze neza. Weekend yagenze neza, twari mu rugendo rw'ivugabutumwa. Twashyitse dusa n'abashyitse uyu munsi. Bagufatiranye ukiva mu ivugabutumwa. Nari nkiva mu ivugabutumwa. Amavuta wavanyeyo izeye kutayamariye, hari usaguriye cyangwa se asaguriye inshuti n'abavandimwe b'Umusaraba TV. Oya, amavuta turayahorana kuko niwo murimo twahamagariwe. Rero ntabwo twayasize mu biterane gusa ngo tuyamare, aracyahari kandi azakomeza kuboneka, kuko namwe agomba kubageraho mu izina rya Yesu. Ndagukunda cyane. I love you so much. Naje ndagukunda. Kandi n'abakunzi b'Umusaraba TV bari ndabakunda, ndabasengera. Yesu yaravuze ngo abo turi kumwe nibo bavandimwe, nibo nshuti.
nanjye ab'umusaraba nibo mbona ndabasengera cyane kandi Imana nabo irabakunda. urakoze cyane, natwe turagukunda kandi turakwishimiye kandi dushima Imana ko igushoboje kugira ngo uboneke kuri kamera z'Umusaraba TV. Ni iby'igiciro kuri twebwe kandi no ku bazadukurikira bose kubwo kumva ubutumwa bwiza Imana igiye kukunyuzamo kugira ngo ubusangize abazatwumva bose. Amen. Imana ishimwe, natwe turahari kugira ngo tuvuge kandi tuzakomeza kuvuga kugeza iteka ryose. Abantu babe maso ndetse kandi bagerageze bumve icyo umwuka abwira amatorero, bazarushaho kurindwa n'Imana. Yego Daniel, reka tugusabe mbere ko dukomeza rero ubanza usenga Imana ubundi tubone ubukomeza ibyacu byose no komeza tugasenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo n'imbaraga zawe udahwema kutugirira. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe mu gihe cyose gitambutse, wabanye nange, wabanye n'abakunzi b'Umusaraba TV, wabanye mwami ndetse n'umuyobozi w'Umusaraba TV. Mwami, wagize neza, turabigushimiye. Abagiye bahura n'ibyinshi bitandukanye warabakomeje ubambika imbaraga. None tugiye gutangira kino kiganiro. Mana, hatabayewe nabyo twashobora, ariko ngwino ubane natwe udushigikire ndetse kandi ukorize ubutwari. Abantu bose bagiye gukurikirana kino kiganiro kigiraho kibavana kibageza mu izina rya Yesu. Wari wihebye, wari urwaye, wari ucitse intege, ureke akomere ku bwa kino kiganiro kandi umwuka wera wawe agaragare ku bwacyo. Ubwiza bwawe butuganze, abarwaye indwara zitandukanye baze gukira, abababaye mu bitandukanye bakire gukira, bakira impinduka mu buzima bwabo. Urakoze kubikoze kandi kubagiriye neza, ngo dushoboze muri byose. Mwuka wera pwemu y'Imana imanuke mu izina rya Yesu Kristo. Gukomera kw'Imana kugaragare muri iki kiganiro ndetse no muri aya materaniro turimo, kuko ni amateraniro magari azakurikirwa n'abantu batandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwishimire kandi urakoze kubw'isengesho ryiza udusenge. Tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko hari ijambo Yesu yavuze ajya kujya mu ijuru, aravuga ati ndagiye, ariko nubwo ngiye ntago mbasize nk'imfubyi, ahubwo nzabohereza umwuka wera. Umwuka wera niwo azabayobora. Ariko mfite ikibazo muri no minsi, wenda uri butunganire, urimwe mu bantu bakira abantu benshi babasengere, umwe mu bantu bakira abantu benshi bafite ibyifuzo bitandukanye, bakavuga ati dufite kino cyifuzo dusengere. Ariko ndi kwibaza, mu bantu wakira, ngiye mu byo mbona, mu bo mbasha guhura nawe cyangwa se mu tuganira, 95% nta muntu umwe ufite icyifuzo cyo gusengera ngo Imana umwuka wera, Imana yongere inyuzuze imbaraga. Ufite icyifuzo wese avuga ati Imana impa amafaranga, Imana impa akazi, Imana inkore ibitangaza, Imana mu gico kimwe shyire mu kindi. Nkibaza wowe, wenda ushobora gusanga ari njyewe, ariko nzi ko mu bantu bakira abantu benshi cyane urimo. Yego. Mu bantu mwakira abantu ugereranyije nko kwijanisha, ibangahe bakubwira ngo dusengere Imana iduhe umwuka wera? Ntabwo bose ariko basaba iyo ngabiri, ariko ku bwanjye ni bake babisaba, ni bake babinsaba. Tidusengere mukozi w'Imana, Imana itwambika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zituyobore muri abino bihe bitoroshe duhagazemo. Hari n'abambwira ngo mbasengere kubw'ibibazo bitandukanye, ariko nk'uko bibajije umubare nyamwinshi numbwira ngo nimusengere kubw'ibibazo, amadeni, uburwayi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nkanjye nk'umukozi w'Imana, iyo senga ndabasengera. Yego. Ngasaba Imana ati Imana, bano bantu bahereza umwuka wera wawe, imbaraga zeza umwuka zimanukire muri bo kugira ngo zibayobore. Kubera iki mbasengera? Nuko kwizera kwabo bakizera Kristo nibyo byonyine bishobora kubahesha guhura n'Imana. Rero ni byiza ko mbasengera kugira ngo umwuka wera w'Imana
amanukire mu buzima bwabo. Rero akazi nkora ndabasengera kavuga uti mwami bahereza umwuka wera, kubera ko Bibiliya ivuga ngo iravuga ngo uwo mwuka wera niwe uzabamenyesha ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. Rero twakira abantu bakibaswe bamaze kubatwa na byinshi bitandukanye. Hari ababaswe na karande zo mu miryango, hari ababaswe n'imigenzo ya gipagani. Rero nabwira ijwi ryanjye ari ryo ribasha gutuma bava muri izo karande, ahubwo umwuka wera w'Imana nubasha kubakura aho ngaho. Nuko iyo nibanda mu gusenga mbasengera, ikintu cya mbere senga ni ukugira ngo umwuka wera w'Imana manukire muri bo, niwo mbasabira kugira ngo ubashe kuba batura, babashe guhindukira, bamenye ukuri. Nibamara kumenya ukuri kubashe kuba batura. Murakoze cyane. Yes. None ndi kwibaza kubera iki abantu batakigira inzara n'inyota yo gushaka umwuka wera, yo gushaka imbaraga, nimba mutubwira ko ibihe tugiye kwinjiramo mu bigoye umugenzi wese ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Twarebe iminsi gusuramo nk'uko mugenda mukavuga ati turi mu minsi ya nyuma, iminsi antikristo ari kugenda akora ku mugaragaro. Ndi kwibaza none nimba abantu batari gusenga basaba imbaraga, badasaba umwuka wera, murabona ibihe barabicamo gute? Birabagora cyane kubicamo. Ndangariza n'abantu ngo iki ni igihe cyo kwegera Imana cyane, ni igihe cyo kwegerana n'Imana mu buryo bufatika, kubera ko iminsi ije irakomeye. Ariko nyamara wegerana n'Imana, Imana izamwambika imbaraga kandi izamurinda. Rero birabagora cyane kubitambukamo niba badasenga basaba imbaraga. Abantu be gusaba ubutunzi kubera ko n'ababufite bagiye kuburoba bwerekeza, ahubwo abantu nibasenge basaba Imana umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga muri ibi bihe, kugira ngo uyu mwuka wera uzabashe kubana nabo mu gihe gikomeye. Kubera ko turi mu minsi ikomeye, ndetse kandi tugiye kwinjira mu bihe bikakaye. Ariko abazabana n'Imana, abazagendana n'Imana, Imana izabarinda kandi izabahisha. Rero ntabwo uzarindwa na mwene wanyu, ntabwo uzarindwa n'amafaranga utunze, ahubwo uzarindwa n'Imana. Kandi kugira ngo urindwe n'Imana birasaba ko wemera kuba intama y'Imana. Kuko iyo ubaye intama y'Imana biravuga ngo ziramuzi, iyo zumvishe ijwi rye zigira gute? Ziramumenya zikamusanga. Rero ntabwo uzamusanga kandi utumvishe ijwi ryiwe. Birasaba kugira ngo wegerane nayo, nirangiza ikumanuriyemo imbaraga z'umwuka wera. Ahandi mu gihe tuzaba tugeze mu gihe gikakaye, izakubwira ubashe kugira gute? Ubashe kuyumva. Nisanga wariringiye amafaranga uzavunagurika, niwiringira ubutunzi bw'iyi si uzavunagurika, ntabwo uzumva ijwi ry'Imana. Rero abantu nimuve mu byo murimo, mugahuge murimo, musenge, musabe Imana imbaraga z'umwuka wera, kuko n'ikimana ibashakaho. Murakoze. None murafasha abantu gute mwivuga butumwa muri gukora muri no minsi? Ni ikihe kintu murakora kugira ngo mwongere mukumbuze abantu, mubigisha abantu akamaro k'umwuka wera nakahe, akamaro k'imbaraga z'umwuka wera nakahe? Se bizadufasha iki muri bihe tugezemo? Kuko mfite ikibazo cy'uko ibyo bihe bishobora gutungura benshi, ugasanga ubutumwa mwavuze, imisozi mwatereye, inyota yabishe, ibibazo byose mwagiye muhura nabyo muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ugasanga ku munota wa nyuma bubaye ubusa bitewe nuko mwabwirije abantu wenda bitangaza, mukababwira Yesu w'ibitangaza gusa, ariko ntimubabwire Yesu uzanyuza mu bikomeye, mubabwire ngo Yesu azabaha imbaraga, mwuka wera muzawusaba gutya kugira ngo muzanyure muri ibi. Murafata iki, murakora iki kugira ngo mwongere mwigishe abantu, mwakundisha umwuka wera, kuko ibyo bihe ntabwo bikibarimo ari gushaka ibitangaza kuruta gushaka Yesu? Ikintu cya mbere, abantu nibareke kwiringira iyi si cyane, kubera ko bazayikurwamo. Ndetse n'abantu bababwiye iby'isi gusa bayobejwe n'ababishopu, bayobezwa n'abapasitori, bayobwa n'abavugabutumwa n'abahanuzi. Bababwira ubuzima bw'iyi si gusa, ntibababwira ubuzima bw'ijuru. Ariko abantu nibave mu buzima bw'iyi si, kubera ko ubuzima bw'iyi si tuzabusiga, ntabwo tuzagumana nabwo. Ariko we gushukwa n'isi ngo ikuyobye, nurangiza ubura ubugingo, ubura ijuru. Ahubwo isi yica amazi, abantu nimwige guca amazi isi, ahubwo mukorere ijuru nk'abantu bazaritaha.
icyo dukwiye gukora nk'abavugabutumwa nkatwe abahanuzi nta kindi ni ukubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, ni ukubwira abantu iby'umwuka wera, kuko umwuka wera ndetse n'imbaraga z'Imana nizo zirinda abantu. Ntabwo imbaraga z'umuhanuzi arizo zakurinda, ntabwo imbaraga z'umupasitori zishobora kukurinda, ahubwo ugomba kurindwa n'imbaraga z'Imana. Kugira ngo izi mbaraga z'Imana zikurinde nuko washakanye Imana umwete, utanyuze kuri bishopu, utanyuze ku muhanuzi, utanyuze kuri aposito, ahubwo nawe ubwawe ukayishaka, kuko nk'umwenda warahera watabutsemo kabiri kugira ngo nawe muvandi, nawe wa muzeyi we, nawe wa mugabo we upfuka muce bugufi uyambaze, izagira gute? Izakumva. Urasabwa kwegera Imana cyane, urasabwa kwegera Imana ukiringira Imana nawe ukayisaba. Yesu yahagaze ku musozi aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndagira gute? Ndabaruhura. Ariko igiteye Imana agahinda, kibabaje Imana, nuko kugira ngo abantu basange Yesu bari gusanga aposito, bari gusanga bishopu, bari gusanga umuhanuzi, ariko ntibari kugira umwanya wo gusanga Imana. Rero abantu nimureke gusanga abandi bantu, ahubwo nimusanga Imana. Uburyo bwa mbere wasanga Imana, reka muvugeho, uburyo bwa mbere wasanga Imana nuko ugomba guca bugufi umutima wawe ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ahandi ukamwambaza ukamusaba icyo ushaka, akaba ari we wiringira ukamuhanga amaso, ukareka guhanga amaso umuhanuzi, tuhanga amaso bishopu kubera ko ni umuntu yakuyobya, ahubwo ugahanga amaso Uwiteka azaza abane nawe, akore ibitangaza mu ruhande rwawe kandi azana uburinzi kuri wowe. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, ariko ndumva nifuza yuko mu byo musaba, mu byo murakoresha cyane mwongeye mukumbuze abantu ibihe byiza by'umukara. Umva ico ngusaba, mpumuka ubwenge no guhishurirwa, ndusheho kukumenya, nditukira abacu ngo twiyobore, uzodukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego, reka rero tuguhe umwanya utugezeho iby'Imana yize ku mutima wawe. Niba mfite inyota yo kugira ngo mbyumve nanjye, ariko ndabizi neza ko ari bimba. Ariko hagato turi kugenda Daniel, dufite ikibazo muri no minsi. Yego. Ubutumwa bwinshi buri kuza buvuga, buri kubwira abantu ngo mwihane, Imana iraje. Yego. Ariko nareba nkasanga bamwe bavuga ati ni iterabwoba, muri kudutera ubwoba, nawe Imana iraje iri hehe? Nahita nibuka kagatekerezo ka wa mu serebanye. Yego. ngo ari hejuru y'inzu ngo inzira nshya. Bati musebanyi wahunze aterega niko byahose birangira uhiye mu nzu. Ubutumwa muri gutanga buburira abantu, muri kubona buri kugira ku buri ba nyirabwo, muri kubona bimeze bite? Buri kuhagera, ariko hari abari kwinangira imitima ngo muserebanyi wavuze bagiye guhira mu nzu. Abo rero nabagira inama yo kuva munini ko zahuze, kubera ko bazicuza, baziheba, bazavuga ngo iyo nza kumenya, kandi iyo nza kumenya ntabwo ikora, ahubwo naramenye ndahindukira nikora mu maso y'Imana. Rero hari ababwo bageraho bagaca bugufi bakiyana bakegerana n'Imana, hari n'abandi bugeraho bakabifata nk'ibisanzwe. Abo rero bagiye guhira mu nzu kubera ko bumva ko ari niko zahoze. Ariko icyo Imana ishaka nuko abantu duhindura uburyo tukagira imyumvire yo kumva ijwi ry'Imana, tukumva icyo Imana ishaka, Imana yavuga tukayumva, ndetse kandi tukayumvira tugahindukira, kubera ko icyo nicyo Imana idushakaho. Yego. Abantu bari kujya mu matiku, bari kujya mu bitandukanye, aho kugira ngo bafate umwanya basenge. Hari abanyamakuru benshi batandukanye ubona bari kujya gukora inkuru z'amatiku gusa, aho kugira ngo bakore inkuru zo kubwira abantu kwihana ndetse no kuva mu byaha. Bari kujya mu matiku, bari kujya mu manyanga,
ariko bagiye gutungurwa ni ba niko byahoze ni umuserebanyi bagiye guhira mu nzu murakoze cyane komeza umbaze ikintu cyose wifuza ndumva naje kugira ngo mbwire abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje yego ti abantu ati hari abanyamakuru bagiye kubwiriza kuko ibiganiro by'amatikoro nese abantu bose bazakora ivugabutumwa byakunda rero izi channel cyangwa se izi social media satani ari kuzikoraho mu buryo bukomeye cyane kandi ari kuyoboza abantu mu buryo bukomeye cyane ndetse kandi wenda uretse umusaraba ndawutangira ubuhamya pe kandi n'Imana izakugororera kuko umusaraba uri mu macano ndetse uza ku mwanya wa mbere utajya ukora inkuru z'udutwiko udakora inkuru z'amatiku rero abantu bari mu dutwiko ntibari mu kubwiriza ubutumwa bwiza kandi nicyo zino social media zaziye nta kindi ntabwo ari udutwiko ntabwo oya abo budutwiko rero bagiye guhira mu nzu kandi bigiye kubayobera mutere kamera tubwire abantu ko Yesu aje mutere kamera tubwire abantu ko Imana yica ikanakiza mutere kamera tubwire abantu bihana ibyaha n'iki Imana yaduhamagariye impamvu Imana yakuremye yari izi ko Satani hari ariko Imana iguha ubwenge kugira ngo ubashe kumuhunga ubwire n'abandi kumuhunga rero nicyo kintu dusabwa ntabwo kamera ntabwo abantu bafite social media bikwiriye ko mujya gukora ibiteye isoni birakwiye ubwo ko mukora izamamaza ubwami bw'Imana yego arakoze cyane ariko hari abantu wenda numva twagiye ikibazo nko ku muntu ushobora gutangira hari ijambo rivuga ngo mwatangije iby'umwuka ariko muherekeje iby'umubiri kujya kubona abakozi b'Imana benshi uyu munsi tukuze nk'umuvugabutumwa uvugira Imana mu munyamasengesho ariko wakorera mu cyumweru gitaha tugasanga usiganye ngo nari uwo nguwo narasengaga njye nakoraga ibitangaza ugasanga gushaka kwemeza abantu cyangwa se kurisha ya turufu y'uwo yuko yari iwe kera ariko atakiriwe uyu munsi n'ubuhe butumwa mwagenda bano bantu aravuga ati njye nari umuhanuzi ejo bundi hari umuntu twaganiye aravuga ati njyewe narahanuraga ati nandikaga amandiko nkanayasobanura ati umuntu ashobora kuguhanura urupfu njye nakugeraho nkasenga nkaruhagarika mu izina rya Yesu ariko ari butwumve ndabizi ko akurikira ibiganiro byacu yego avuga ijambo rimwe numva rirambabaje ko ngo ariko uyu munsi ndi kubona abantu bahanura ari abapfumu ndamubaza cyagihe wari umupfumu kuvuga ngo abantu zose ni abapfumu cyagihe wari umupfumu wahanuraga ibintu bivuye hehe abura icyo asubiza ndagira ngo utange message ku bantu bitwa abakozi b'Imana b'iyi minsi bataye inshingano none reka ngurangirize abakozi b'Imana benshi ntimuze kuntera amabuye ndabazi Imana yagiye ibambishurira cyane uzi ko natunguye Imana imbishurira mbona abakozi b'Imana benshi bajya gushaka imbaraga mu bapfumu hari abajya gushaka imiti y'igikundiro mu bapfumu ngo nibicara kuri iyi kamera nibavuga abantu babakundi yavuga agashitura abadiyasipora bakamurundaho amafaranga ariko byaragiye mu bapfumu ejo bundi ugiye kubyumva kubera ko hari abantu benshi Imana igiye kugira akabarori kuri iyi mihanda ndetse kandi byatangiye bizanakomeza Imana igiye kugira abantu akabarori naratunguye cyane abantu bitwaga ngo bari abakozi b'Imana barahanuraga wabivuze neza bari kurisha iturufu yabo bari bo kera ariko ntibakiri bahubwo bari kujya gushaka imbaraga mu bapfumu z'igikundiro nibo babandi bahanura bagasambana kubera ko umwuka ntago ari umwuka w'Imana kuko umwuka w'Imana ntabwo ubangikanywa
ntabwo ubangikanywa n'ubusambanyi, ntabwo ubangikanywa n'ubujura, ntabwo ubangikanywa n'ubusinzi. Oya, ni ibintu bitandukanye, kubera ko biravuga ngo izo umwuka yanga kamere ntabwo ibikunda. yego Rero ndetse n'ibyo kamere ikunda umwuka agira gute arabyanga. Ni ibintu rero bidahuza, ni ibintu bitabana. Rero niba umuntu ahanura agasambana, ni izo mbaraga bari kujya gukura mu bapfumu, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Ariko nanabatangarize ngo igihe cyabo kirarangiye. Imana ije kubamanura kuri izo ntebe bicayeho. yego Imana ije kubitsa Imana ije kubaca nk'uko yaciye Kayini. Yaramubwiye ngo ubaye igicamu cywereye none ubaye n'inzererezi. Uko niko bano bahanuzi Imana igiye kubagenza. Bihakanye imbaraga z'Imana, niyo mpamvu bivuga ngo wigisha abandi ntiwiyigisha. Wamagana gusenga ibishushanyo, wamagana gusenga ibishushanyo ariko wowe ukabisenga. Hari abantu benshi bafite imbaraga kano kanya baza kuri kamera bagatigita, bakajya mu rusengero bagatigita, ariko bakajya gushaka imbaraga mu bapfumu. Ayo makuru ndafite neza, ndarufite n'urwandiko nanditse, Imana yaransuye irabinyereka. aho ni ukuza kubahishura mukamenya amabanga ya Satani. Njyewe nzaza na vuba, usome n'amazina yabo ntacyo bazantwara. Ndi mu butware bw'Uwiteka Imana, kuko Imana yarambwiye ngo ninyasoma buzacya bose bashyira ku karubanda. Buzacya bose Imana ibashyira ku karubanda. yego Hari n'abandi yatangiye gushyira ku karubanda, ariko inama nabagira ya mbere ni uko bihana bagasubira ku rufatira Imana ibashakaho, bakajyaho Imana ibashaka, bagakora izo Imana igize gute ibashakaho. Ndetse n'abantu bakumva ubutumwa bwiza, n'abantu bagakomerera mu ijambo ry'Imana. Hile njo Mungu ametaka. n'uwo numvishe ngo yigira mu mapfumu akagenda akabaza ati uriya muntu bizagenda bite, amubwira ngo agenda areba ku bantu bazwi gusa, agatanga udufaranga niba aje hano kuri social media bakamuha ituro, ya maturo akayamara mu mapfumu ajya kubaza ati runaka bizagenda bite. Nyine hari n'abajya gutanga ku bupfumu ati uriya muntu umunyicire, akaza kuri social media akavuga ngo runaka azapfa, runaka ngo uhaye igihe iki n'iki uzapfa. Rero ataba umunyantege nke agapfa, kumbe agiye yagutanze mu bapfumu. buriya Yongwe gufungwa kwe bari bamugereye mu bapfumu, birahurirana nyine baramujyana, baraje barabihanura. Yari yagiye mu bapfumu kubaza ati bimeze gute, ati shaka kuriya muntu bigenda gutya. Urumva? yego Aza kuri kamera ngo Imana yamubwiye ngo Yongwe. Rero hari abitwa ngo ni abakozi b'Imana benshi bari kujya gukura imbaraga mu bapfumu, ariko nababwira ngo Imana igize gute, Imana irabamanukiye. none tuzabamenya gute? Baravuga ngo tuzamenyera ku mbuto, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Kandi abadiaspora mujye mwirinda guhereza abantu amaturo mutazi neza. Hari abantu batanga amaturo bakajyana mu bapfumu, yagwituro wari ufite akazi kontu hiswaho ugahita uva ku kazi kandi wo mahituro, urugo rugasenyuka kubera ko ari amafaranga umuhaye arajyana mu bapfumu. Tibahamagawe, ahubwo baje kuri iyi mihanda baje kwamamaza ubwami bwa Satani. Erega abakorera Satani ntago bamwita Satani, nabo bamwita Imana kubera ko ari Imana yabo. Iyo bavuga mu kanwa bavuga Imana, bamwita Imana. Hari amasezerano baba baragize gute, baba baragiranye nawe. yego Ariko nababwira ngo nyir'ubwami araje, nyir'ubwami araje, mugiye gukorwa n'isoni. none nini kubaza tuzabamenya gute? Tuzabamenya gute ko bose yurebye uburyo baraza bagatitira, bagahanura, bakajya mu rusengero bagakora ibitangaza bikamanuka, abantu bagakira, abandi bagahaguruka.
ariko wajya kumva ngo wiga wa muntu ujya ngo akoresha ngo yambaye ngo ku miti ya shitani y'igikundiro ngo agiye gucira imbaraga. None tuzamenya umukozi w'Imana gute kwa benshi gusanga bagiyeyo? Icya mbere naratangaje ndavuga ngo mbere y'uko uza Daniel ngo ngusengere nawe banza usenge. Iyo ngiye kubwira nawe wayibwiye yakumva. Ikindi bano ba pastor, bano bashumba, bano bahanuzi ntibera imbuto. Gusambana barasambana, kunywa inzoga banywa inzoga, kubeshya gutukana baratukana. Ngira ngo ujye ubabona baza hano kuri iyi mihanda bagatukana. Nimba umuntu yamugikoreye nabi akamutuka, bafite ibitutsi mu kanwa kabo, bafite amagambo y'uwese mu kanwa kabo. Rero ntabwo iyo Yesu ari muri wowe arakuyobora, ariko iyo atari muri wowe hari undi mwuka uba uri muri wowe niwo ugukoresha bibi. Rero na Yesu Kristo uri muri bo, nicyo tugomba kumenya, tuzabimenyera kuri izi mbuto zabo. Nta mbuto bafite. Ijambo ryaravuze ngo igiti kibi ntabwo cyabasha kwera imbuto nziza, kandi igiti cyiza nacyo nticyobasha kwera imbuto mbi. Rero igiti cyose kibi kiracibwa. Uko niko Kristo yambwiye ngo aje kubica bino biti, kubera ko ni ibiti bibi. Aje kubica bite mu muriro, ntibizongere kuyobya abantu, ntibizongere kuyobya abakozi b'Imana, ntibizongere kuyobya abanyamasengesho. Kristo aje kubica. Uko niko Imana yambwiye. Yego. Ari ikintu nshaka kubaza, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, kandi Imana nawe igiye gukoresha imirimo n'ibitangaza. Ariko hari dute nagize, ni umuntu wamamagaye, ntabwo ndavuga izina rye kuko ariko ndi ko ari abantu bakurikira Umusaraba TV. Yego. Yabwiye umuntu muhanuzi. Yego. Umwe mu bantu baca kuri zino social media. Yego. Nawe nabyumva ari bwimenye, kandi nimba ari byo kwiga ari bwigaye, cyangwa nimba ari byo kugira ari bubyumve. Yego. Ambwa ati umuntu yaraje turakundana. Yego. Tumaze gukundana afata irembo. Yego. Inkwano zimwe nazitanga. Atariko muri iyo minsi ndamubura. Yego. Muri make ubukwe bwarapfuye. Ati wambarije Imana ukansengera Imana, fiancé wanjye akagaruka. Yego. Ati ibyo biroroshye cyane. Ati nyohereza 250. Yego. Abyumvishe? Ndi kubyumva cyane. Nyohereza 250. Ndashaka kuza kumbwira nimba koko nimba Imana ikora gutyo. Yego. Iyo Mana ati nyohereza 250. Icya kabiri nshakira ifoto ye. Sinzi n'utwituntu namutumye twe. Yego. Ati numara kutunzanira, atubwa wayo ndamutegeka. Ati minsi 3 neta mukora ubukwe. Yego. Ndamubwira ati se ndako umuntu uramutegeka gute ko ari mu gihugu cye ari mu mahanga? Yego. Ati njewe ndamutuma ndamuvanayo. Yego. Amupite n'ibyo yamusabye, wa muntu agira gushidikanya, iyi Imana ikora gucya ko uyu muntu mba ari umupfumu. Nkibaza iyo muri gusengera Imana, ni ngombwa ko musaba amafoto y'umuntu muri gusengera, ni ngombwa ko musaba umusatsi w'umuntu muri gusengera, ni ngombwa ko musaba umwenda. Bihuriye n'isengesho bamugiye gusenga, Imana ikora mu myenda no mu mafaranga, no muri amafaranga. Nibyo nakubwiraga nyine, bafite imbaraga z'abapfumu. Ibyo ngibyo nibyo umupfumu akoresha, sibyo se ari gupfumura. Rero nabo baba bakorana n'iki n'abapfumu, ariko baba barabyinjiyemo, bari abakozi b'Imana mbere, ariko bakaza kugira gute, bakaza kugwa, bamara kugwa bakagira gute, bagatangira gukorana n'iki n'abapfumu. Urumva? Yego. Rero iyo ni imikorere y'abapfumu, ntabwo ari imikorere y'Imana. Abakozi b'Imana, abitwaga abakozi b'Imana benshi, navuga ngo bari gukorana n'imbaraga za gipfumu. Rero uwo nawe ntabwo ari imbaraga z'Imana zamuhesheje gukora bene ibyo ngibyo, ahubwo ni imbaraga z'abapfumu. Iyo foto yagombaga kuyijyana mu bapfumu, ndetse n'ayo mafaranga yagombaga kuyajyana mu bapfumu bakayamurika nyine. Abapfumu bagakora akazi kabo. Bagakora akazi kabo. Akazagana ati umugabo yaje. Ati umugabo wawe, ati Imana irambwiye ngo umugabo wawe yaje, kandi yabijyanye kwimurikira abapfumu. Ngo nawe yagiye ngo nimba ngo ari mu majyepfo, agenda yitwaje imiti y'ibyatsi, ati ngewe
ndi kwibaza none ko abitwaga abahanuzi cyangwa se abitaga abahanuzi tutari kumenya nimba bari gusenga Imana cyangwa se nimba ari abapfumu bitewe n'uburyo bari muri gusenga, ahubwo bitewe n'imyitwarire yabo umenya ngo si abakozi b'Imana. hari imyitwarire bafite ariko hari n'imyitwarire bagaragaza mu gihe bari gusengera umuntu. Icya mbere wowe ugiye gusengerwa, nimba umuntu agusengeye ikintu cya mbere ukumva ari gukubwira ibintu bidafite aho bihuriye n'umwuka wera w'Imana, akubwira ibyiwe, uwo muntu nta mwuka w'Imana umurimo. Nimba agiye kugusengera akaguca amafaranga kugira ngo akunda gusengere, uwo nta mwuka w'Imana ugize gute umurimo. Ikindi, nimba aguhamagaye ngo nimba umuhamagaye ngo agusengere akabaza kukubwira ibyiwe biterekeranye n'iby'Imana, rekana nawe. Nimba muvuganye akabaza akubwira ngo kugira ngo ngusengere banza ukore gutya, banza ukore ibi, mbifoto ba diaspora mwirinde gutanga amafoto yanyu ngo mbifoto yawe nzayijyane ku musozi. Ntago ari ku musozi ayijyanye mu bapfumu. Rero mwirinde bano bantu, nta mbuto bafite, n'amagambo ava mu kanwa kabo arasharira, ararura, ntago ashobora gukiza imitima. Rero nababwira ngo mube maso, nicyo kintu tugomba gukora. Nshuti bavandimwe bo Musaraba TV bakurikira ibiganiro byose tunyuzaho, ntago hano abara amatiku cyangwa se kwibasira umuntu runaka cyangwa se abantu runaka cyangwa se itsinda runaka. Icyo tuba turimo ni ukugira ngo turwanye ubwami bwa Satani. Hejuru yavuga ngo nibamenye ukuri niko kuzabato, ntacyo bizatumarira, ntacyo byatumarira guhora tuvuga Imana, ariko kandi n'abantu bagenda babeshyera Imana bavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, babagenda bakoresha inzira za Satani. Icyo tuba turi hano no kugira ngo tubwire abantu bamenye ukuri, bamenye uko basenga, bamenye nuko bitwara, kuko ikizabiranga wowe, ikizakuranga kizabikwereka mu mafaranga uri gutanga. Hari umuntu utanga amafaranga bagenda baduhamagara, yari afite akazi bitewe n'uwayahaye ngo nitungo n'umukozi w'Imana, akazi bakakamwirukanaho. Ati mama amafaranga usengera ubyare, ategeza kubyara ugaheba, ukarushaho kuba bibi. Mama amafaranga usengere ukire, ugategereza ko umuntu akira mu rwego wakira, ahubwo agapfa. Ugasanga aho kugira ngo ubone umugisha wari witeze, ahubwo uri kwakira inyatsi, kwakira umuvumo, kandi umuntu agatangira agashaka byaturutse hehe. Kumbe byaturutse ku bakozi b'Imana. Ese ni ukubera iki? Ndagira ngo tujye dukibura n'abantu gato badukurikirana, bamenye nimba bagenge sindi kurwanya ituro mu bakozi b'Imana, ndarishyigikiye pe. Nimba umukozi w'Imana yakoze akavuga Imana neza, ukumva ukozweho, ugurira amazi ayanywe, uzaba ubonye umugisha. Nimba ugiye kureba umutambyi, nimba ugiye kureba abamenya, genda witwaje ituro, ntago mbirwanyije. Nimba ugiye kureba umuhanuzi, genda witwaje ituro, ubwo ati nsengera, ariko namara kugusengera umuhituro, ntago ndirwanyije. Ariko uzajya gusengera uvuga ati mpaya ngaya, gira kumenya ubwenge. Nuzahamagara ati wansengeye ngo nguciye amafaranga, muzagira ubwenge aho ngaho. Cyandi hano ntago kugira ngo mbashore mu mitego, ariko mwubahize no kuri wenda kwa Bibiliya. Amazi nimba umukozweho, mugurira amazi nta kibazo. Ndemera yuko mu mugisha uzabona, uzakira umugisha cyane. Ariko numamagara ati mukozi w'Imana, ko mfite ikibazo kimeze gutya, wansengeye $500 $500 ku musozi, mba $100 nibi. Bibiliya avuga ubwo ni uguteka mitwe n'umupfumu, utera umugongo, kandi na nimero zayo tuyisiba cyane. Usi umukozi w'Imana. Ibyo mvuze ndikubeshya cyane ukuri. Ibyo uvuze ni ukuri kuzuye kandi ni ukwa Bibiliya. Abantu nibakanguke bahumuke. Hari abantu benshi baheze ku musozi kubera bano bahanuzi, bahejejweho nabo, barabahamagaye, babaha amafaranga bayajyana mu bapfumu, babaha amafoto bayajyana mu bapfumu, none batumye bahera ku musozi. Rero abantu ni mukanguke, mukurikize icyo Bibiliya igira gute ivuga.
umuntu nimba akubwiye ngo kugira ngo usengere banza umbiki, uwo ntabwo ari umukozi w'Imana, afite indi myuka ya gipfumu akorana nayo. Ngire ko bano bahanuzi ari abahanuzi ari n'abapfumu, beruye tuzi ko ari abapfumu. Imana ije kukubura, Imana ije kubakura mu nzira, kubera ko ayo makuru ndayafite. yego Uyu mwaka bigiye kugira gute? Bigiye kumenyekana. Yego, reka tugushimire uyu mwaka bigiye kumenyekana. Ariko Bibiliya avuga ngo nimba utabize, nimba udashyushye tuba akazuyaze ngiye kukuruka, cyangwa ngiye kugira gute? Ngiye kukuruka. bari muri abo ngabo Imana igiye kuruka. Imana igiye kuruka abantu. Ariko se niki twakora kugira ngo umujinya w'Imana muri kuvuga niki dukore gute kugira ngo abantu bakore gute? Gusa nasomye biravuga ngo hari n'umwana wo kurimbuka. Icyo twakora ni uko twaca bugufi. Nimba tudafite guca bugufi rero, Imana ivuga ku wa mbere, ikavuga ku wa kabiri, ikavuga ku wa gatatu, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, Imana ivuga abantu badahindukira, bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko Imana igomba kureka umujinya wayo ugasukwa kwa bano bantu. Kubera ko baze kureka iki? Baze kureka ibya, kubera ko Imana yamaze kubona ko ibyo abantu babarega ari iby'ukuri. Yego. Yaje kwirebera isanga ibyo abantu babarega ari iby'ukuri, igiye gusuka umujinya wayo rero. Imana tugereza Daniel, kugira tugana ku musozo, ariko kandi twifuje ko kino kiganiro kitari butinde bitewe n'impamvu dushaka gusobanura hano. Yego. Tukajya mu zindi gahunda, cyane ko twinjiye no mu gihe cy'amatora, murabizi, kandi ibitegura amatora turabizi nk'abanyarwanda n'abadukurikira. Ariko kandi nimba icyo wakongeraho bya Bibiliya, twaguha akanya gatoya tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntabwo nabura gusoma ijambo ry'Imana kuko ni ubuzima. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mirongo mikeya cyane, 35 umurongo w'8, ntabwo ndisobanura. Aravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba bari abaswa ntibazayiyoba. Amen. Abagenzi naho baba bari abaswa ntibazayiyoba. Tantari izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayibonekamo. Reka nsoreze hano. Hano muri Luka 11, Luka 11 umurongo wawo wa turahera kuri 33, aravuze ngo ntawe ukongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo ngo abinjira babone umucyo. Itabaza ry'umubiri ni ijisho, nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza n'umubiri wawe wose ugira umucyo, ariko iyo ribaye ribi umubiri wawe wose ugira umwijima. Witondere umucyo ukurimo utaba umwijima. Imana ishimwe cyane. Amen. Nayo magambo ngira ngo tuganireho mu minota itarenze 5 cyangwa se nubwo itageramo. Ariko Bibiliya iravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Hari inzira igiye kuza, nta nigiye kubera abantu benshi ubuhungiro. Iyi nzira Imana igiye gushyiraho igiye gutuma abantu benshi babona ubuhungiro, ariko kandi ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo. Yego. Abivanze bakandura imitima, abivanze bakajya mu busambanyi, abivanze bakajya mu bujura, abivanze bakajya mu businzi, aba ntabwo bazayinyuramo.
hazabaho inzira nyabagendwa kandi ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ariko ngo abanduye imitima ntibazagira gute, ntibazayinyuramo. Ni inzira yo kwera mwabahanuzi mwe, abanduye imitima ntibazayinyuramo. Uko waba uri kose, waba warize, waba uzi igifaransa, waba uzi icyongereza, waba warasomye Bibiliya, waba warize iyobokamana, ariko ngo abanduye imitima ntibazayigira gute, ntibazayinyuramo. Iyi nzira rero yamaze kuboneka, ndetse n'abagenzi batangiye kuyigenda kubera ko ibikomeye bigize gute, biraje. Iyi nzira igiye kuba nk'inguge yo kubwabo ku bwa Nowa. Iyi nzira igiye kubera abagenzi barinze ibyo kwizera, barinze imitima yabo, igiye kubabera nk'ibyo ku bwa Nowa. Ni inguge, mu yandi magambo ni inguge abantu bagiye kwihishiramo, abantu bagiye kurindirwamo, ariko kandi ngo abanduye imitima ntago bazayigeramo. Azaba ari inguge irimo abantu barinze ibyo kwizera, azaba ari inguge y'abantu bemeye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ntibizasaba ngo bize amashuri, ntibizasaba ngo bize tiyoloji, ntibizasaba ngo bafite ifaranga nyinshi mu bigega byabo, ntibizasaba ngo bariye ne oya, ahubwo bizasaba gusa umutima wejejwe. Kandi iyi nguge yamaze kuzura, hari abagenzi benshi batangiye kuyijyamo, ariko nawe Imana iragukeneye kuca bugufi kugira ngo uhindukire, ngo nubwo baba ari abaswa ntibazayoba. Ntabwo imvura izabageraho, ntabwo ibikomeye bizabanyeganyeza, oya, bazakomeza kurindwa muri iyi nzira. Amen. Bizaba ari inzira yo kugira gute, yo kwera. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri rindi naryo riravuze ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Itabaza ry'umubiri ni iki? Ni ijisho. Ngo ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uzagira gute, uzahinduka umucyo. Emerera amaso yawe arebe neza, emera umutima, amaso y'umutima wawe abe mazima. Dutunga imitima mizima, dutunga imitima yo kubana n'abantu bose amahoro, nibwo n'umubiri wacu wose uzagubwa neza. Amen. Itabaza ry'umubiri, umubiri wawe ukeneye ko amaso yawe areba neza, umubiri wawe ukeneye ko amaso yawe areba iz'umumaro, amaso yawe afata umwanya ari kureba iz'umumaro, nicyo umubiri wawe ukeneye. Amaso yawe nareba neza, umubiri wawe wose uzamera neza, ariko nareba nabi, umubiri wawe wose uzahinduka mubi. Kandi ryavuze ngo witonde, witondere umucyo ukurimo. Uyu mucyo wakubayemo ryari? Imana ikimara kumurema umuntu yamuremye mu kuri, imurema mu bumana bwayo, muri make ahindutse asa nayo, turema umuntu ase natwe. Muri make Imana yakuremye mu mucyo, yakuremye mu kuri, ariko nutitonda umucyo ukurimo uraza guhinduka iki? Uraza guhinduka umwijima. Yego. Imana ikeneye kuba maso wa muzeyi we, Imana ikeneye kuba maso wa mugabo we, Imana ikeneye kuba maso wa mukobwa we, wowe unkurikiye, wa mu diaspora, wowe uri muri Afurika, uri mu mahanga. Imana ikeneye kuba maso muri iki gihe, ukarinda ibyo kwizera, kugira ngo umucyo ukurimo utabasha guhinduka umwijima. Icyo nicyo kintu Imana igukeneye. Reka kwirara, fata umwanya kugira ngo nawe wemererwe kujya muri iyi nguge. Abo ku bwa Nowa banze kumva ijwi ry'Imana, banze kumva ubutumwa Nowa yatambutsaga, banze kwibariza inguge, ariko imvura iguye ngo bararengerwa. Bamaze kurengerwa bataka bitagishobotse. Irinde gutaka mama bitagishobotse, papa irinde gutaka bitagishobotse, mwene data irinde gutaka bitagishobotse, ahubwo utake muri iki gihe kugira ngo wemererwe kugira gute, wemererwe kuba muri iyi nguge nawe. Ndumva ari aha nasoreza. Amen. Emera kuba muri iyi nguge, emerera Imana, ejo utazataka biteye agahinda,
biteye agahinda kuza Imana niramuka ikubonye uri gutaka kandi waranze kwihana. Ni ukuri izaguseka. Amen. Amen. Nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha uri mu rugendo. Bati ntiwasohoka nuko imvura irahita witubesha uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba. Bati turarimbutse kuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse. Bati turarimbutse kuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse. Umva uko Imana yabashubije. Nowa yajyaga bigisha rwose mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none. Mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none. Nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure. Abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Hula metala zalande kotako segrai elo mezala kosi egrai elo metala bili mozalanema no pekosi egraya. Ndifuza gusengana n'umuntu ushaka kujya mu nkuge. Ndifuza gusengana n'umuntu ushaka kuba muri iyi nzira. Ndifuza kugenda gusengana n'umuntu wemera gutandukana n'izari zaramubase akemerera Imana kugira ngo Imana imurindire mu burinzi bwayo. Ndifuza gusengana n'umuntu ukeneye imbaraga z'Imana. Ndifuza gusengana n'umuntu ukeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndifuza gusengana n'umuntu ukeneye kwinjira muri iyi nkuge. Ndifuza gusengana n'uwo muntu. Mpamagara kuri 0788 72 91 46. Imana izakugirira neza. Imana izakubatura. Imana izaguhisha. Ibihe turimo birakomeye ariko bikomereye abanze kumva. Ariko wemeye kumvira Imana uwo nguwo ari ikimenyetso kandi azarindwa n'Imana. Ibaza umutima wawe ukimara kumva buno butumwa, mbese uri ikimenyetso cy'Imana. Mbese ibihe bikomeye uzamenya kubitambukamo mu mahoro. Mbese ibihe bikomeye nibiza uzarindwa uburinzi bw'Imana bukuriho. Numara kwisuzuma ukabona koko ibikorwa byawe ukora za buri munsi bitakwemerera kuba uriho ikimenyetso cy'Imana, uduhamagare tugufashe gusenga Imana, tugufashe kukwingingira Imana. Imana yongere igushyire ikimenyetso, yongere kugaricyo bundi bushya. Imana ibagire neza, reka dusenga Imana. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Imana ikomeye imbaraga nishi, Imana ziringiro bizima, ndagushimiye kubw'ubutumwa dutambukije. Ndagushimiye kudushoboje tugatambutsa buno butumwa. Ngwino ukomeze kubana natwe, ufashe abanyarwanda. Tugiye kujya mu gihe cy'amatora, Mana uzadufashe kandi uzatwambika imbaraga, uzaduhe guhitamo neza igikwiriye. Ndetse kandi mu izina rya Yesu, umuntu wese Mwami ukomeze kumurinda, urinda abayobozi bose b'igihugu cyacu mu izina rya Yesu, kandi ukomeze kubahereza ubwenge ibihe byose, ukomeze kubuzuza imbaraga. Ndetse kandi natwe ujye uduha kubumvira uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo Data igihugu wahaye umugisha gikomeze kwaguka. Urinde abanyarwanda bari mu mahanga, urinde Mwami abantu bose batandukanye, urinde ndetse n'abanyamahanga Mwami ibihugu duturaniye nabo bacungira umutekano kandi ubarengere. Maze ubwo uzaza gutwara itorero uzabagirire neza. Urakoze kuduhaye umugisha ndetse kandi kutanza imbaraga zitandukanye. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.